Jorry atariko Jorry ntabwo muzi ari muri politike ati mwebwe murareba yashobora gukina politike nako nababwiye araje arababwiye ngo baramuhakinze none mureke tubwizanye ukuri baramuhakinze nuriya musaza baramuhakinga cyangwa uriya mupapa mukuru baramuhakinga ibi bintu ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka nta nubwo murangije mu mpindura umusaza ndagije ndaza nababwira nti ukuri nuko nyirako none twiyumviye amajwi twagiye sasa none yicara avuga ngo ndashaka kubabwira ikintu kimwe ariko tugaruke kuri karakantu mwenye wahamagaye uriya musaza ninde tukeneye kumenya mwenyewe ninde ego ko ariko se Bria uri hehe koko mana nyagasani kandi se ko wavuze yuko nta bihari ikindi ugashaka mwenyewe ninde dukeneye kumenya mwenyewe ni sebukwe uriya mupapa ni sebukwe ninde muri make mwenyewe uri kumva urumva mwenyewe ninde hanyuma rero ikindi wakoze cyane kuduprovingira ahantu ukuri inkweto n'amakanzu mumpamagarire buri kira buri musireyi wese mwaba muzi mumeshoninga amazina y'abasireyi muzi hano mu gihugu cy'u Rwanda mubameshoninge vuba abo mwaba muzi mwaba mwarabonanye amakanzu n'inkweto kabone niyo baba barashyizemo ishurujipe cyangwa harimo duburire mupfa kuba mwarambaye amakanzu turaza kumenya suruse yaho mwakuye amakanzu kuko twamenye ko umwe we ayakura ku muntu ucuruza imbunda uri kumva mwebwe niyo waba uyakura kuri capati cyangwa bajia ucuruza ku muteremuko upfa kuba warambaye ikanzu sheri 500 buzuye mumeshoninge buri musireyi wese waba warambaye ikanzu ndabizi hano Mishula Lolayova ndi kureba abasireyi mumeshoninga hano bambaye amakanzu aya makuru we ngayo wowe ngo wanditse nde ngo Gwadagzi nanjye nayicaye nyeneye kumenya mumeshoninge mumpereza amazina y'abasireyi mwaba mwozi bambaye amakanzu mutwabivuyeho noneho rero kuza kutwumvisha ubu noneho intambara muri kurwana nazo zimeze nk'izo muri Sierra Leone zo kugira ngo mutwumvishe yuko uriya mugabo ari umukire acuruza intwaro fine ari naho ukura amafaranga y'amakanzu yes ntaribi kanzu ya Emilio n'ubundi muhurira mwese kwikanzu ni jambi kanzu wayikuye muri shike kwa baba kecuru ntaribi ariko ikanzu fine marike none kuri kurwana nuko abantu batwumvisha yuko uriya mugabo ari umukire kubera icyo urarwana niki koko amafaranga hararivugira sheri umugore ufite umugabo cyangwa ufite umukopo ufite amafaranga ahantu aravuza induru avuza ubuhuha tukabibonera ku bikorwa remezo tukabona n'ukuntu ugenda nyina amafaranga hararagaragara ikindi uriya mugabo koko mu byukuri mu magambo make acuruza intwaro mu byukuri ngewe namaze no kubona uriya mugabo kuki muri kudushaka kumudutsindageramo ko ari umukire mu byukuri koko ko muri gushaka ko abanyarwanda bitujyamo ko ari umukire murarwana niki mu byukuri murarwana niki amafaranga hararavuga ikindi mwameshoninza ahantu acuruza imbunda zicururizwa kuri Instagram mu byukuri koko mwabantu umuntu imbunda zicuruzwa kuri Instagram uri kumva kuko mutubwiza ukuri ikindi uriya mugabo ni umukire aba umukire wirirwa yifotoza siga amavuta ku maguru gikotori vaseline ntabwo nzi ukuntu yitwa nimba ari iki nimba ari sante nimba ari iki yerekana amaguru umukire yirirwa yifotoza asireyinga yongera agaruka akubita mu marike agaruka sheri abakire ntabwo bifotoza nta n'umwanya bagira wo kujya kuri social media ngo bipostinge baza bareba none mana we abakire ahubwo abagore babo bajyaho bagiye uziko ushobora no gusanga n'umukire adashobora no kumenya ko umugore we yapostinze oya abakire sheri baba bari mu rundi rwego nta nubwo babona umwanya wo kujya kwandika mu makomenti
abakire murabazi cyangwa mutubabarire mutubwire mu myandikire hano abakire umukire umubwirwa niki kudukanga kuduprovingira ngo numukikina maze no kubona ko atari kusura numukire mukire ugura amakanzu sheri umucuruzi w'imbunda ntago yiyamamaza kuri social media kumana nyagasani Yeswe nukuri kwimana nta mukire wirirwa we none namwe mumbwiza ukuri mwebwe mwabamuzi nkaho igihugu cy'u Rwanda kigurira imbunda mwebwe murahazi ibihugu aho bigura umuntu ucuruza imbunda ahubwo sara mwamumenya imbunda se bazamamaza kuri nuzenya bazicururiza kuri Instagram no to be honest you guys hari n'ibintu mutari gushaka abanyarwanda ni mukanguke mujye mwebwe mwaribwabo naho igihugu mwabona aho berekana abagura imbunda mwaribwabo n'igihugu cyerekana aho kigurira imbunda hari aho muzi oya tujye tubwizanya ukuri mwebwe mwaribwabone ano Miss Flo Tricia sheri abakire nibavuga thank you abakire mwebwe ngo umukire ego komana nyagasani ye umukire sheri umukire ucuruza imbunda ntago yiyamamaza ntago yirirwa yifotoza ku buryo noneho n'umuntu ashobora kuvuga ati imbunda acuruza ha watangiye noneho no kumenya amasoko hey kandi ari ibihuha da bakubeshyera sheri ndababwiza ukuri abasheri ndabasabye mukanure abantu ibihugu bigura imbunda muzahano bazigurira umuntu ucuruza imbunda sarana bigaragaza nta muntu namenyereye ubwo reka nzembe nk'uborotse gatoya oya abo namenyereye ngo yatifotoza ntawe ari kumenya ko ashaje please buretse tujye tubwizanya ukuri Miss Fiona thank you mwebwe ko muza aho mwabereye mwari bwabona aho igihugu kimeshoninga aho kigura imbunda sheri ntago imbunda bazamamaza kuri Instagram no sheri njyewe nofa erega akariho karavugwa nimureke tubivuga uko biri ngiye mbisokoza uko byogoshe biratangaje noneho kuza ngo bwira abantu gutya ngo tugomba ngo kumenya ngo ko abantu bla 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 amajwi mwayumvise ngo amafaranga ngo arayamusaba nayamuha ayaha Godfather ukuri kuraryana sinzi uwo ucuruza izo ntabwo mbizi you guys ndakeneye mutubwire abantu hano ibintu byose iyo bije niko tubivugaho ngiye mvuga ibintu ibyo byavuzwe ntabwo ufite ikibazo